Kera abanyarwanda basogokuruza uhereye kwa Gihanga Ngoma ijana kugeza ku ngoma z'abami, kwa Musinga kugeza kwa Rudahigwa, ndetse na n'ubu ngubu abanyarwanda bemera ko abazimu babaho. Aha rero muri iki gitabo niho banditse baravuga ngo iki gitabo kivuga amateka y'u Rwanda uhereye kera kugeza n'ubu, kiravuga ngo abazimu. Kuva kera abanyarwanda bemeraga ko umuntu agizwe n'umubiri uboneka n'igicucu kitaboneka, byombi biteranye mu kiremwa gifite ubwenge no gushaka. Iyo umuntu apfuye umubiri uba umurambo, igicucu kikaba umuzimu utagaragara kandi udafatika. Nubwo umuzimu uba ikuzimu, ukunda iby'umusozi, ukaza gusura abe bakiriho, abasaba kumwubaha no kumwiyambaza, arabagenzura ngo arore ko badata umuco karande, ahana abawurenzeho, abaterereza indwara cyangwa se ibindi byago. Abazima bambaza abazimu, akenshi babiyobowemo n'abapfumu. Hari uburyo bubiri bwo kugusha neza umuzimu wateye. Bamwe bamwubakira inzu, abandi bakamugondera indaro. Ibwami habaga amazu yihariye yubakiwe abazimu. Inzu yitwaga kwa Kirima niyo yari izwi cyane. Amaturo y'ingenzi bashyiraga ku nzu cyangwa mu ziko kugira ngo bagushe neza abazimu, ari byo bita kubasetsa. Yari amata, inzoga, ibishyimbo n'ibindi bihingwa. Babibaturaga bamaze kubitera amazi n'ingwa no kubitongera. Nguko rero ngira ngo murumva twebwe abanyarwanda ibi ni ibyacu kuva kera kugeza na n'uyu munsi. Hari igihe umuntu aramusa, abantu iyo bumvise ko umuntu aterekera abazimu baravuga bati wowe uri umupagane, ntabwo uri umuntu w'Imana, uri igicucu. Ariko ahangaha mwumvise ko iki gitabo cy'amateka ya kera kugeza na n'uyu munsi, ese umuzimu ni iki? Ari nako badusobanuriye hano. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ariho ari muzima aba afite igicucu. Noneho iyo umuntu apfuye, niyo wamuhagarika ukagira gute, ntabwo ushobora kubona igicucu, kuko igicucu niwo muzimu w'umuntu hamwe n'umwuka, ari nabyo bigize umuntu hamwe n'umubiri. Iyo umuntu apfuye rero, cya gicucu ari cyo muntu kiba cyamaze kugenda kare, ntabwo kiba kigihari, hamwe n'umwuka usubira ku Mana. Kuko abanyarwanda baravuga ngo umuntu yitabye Imana kandi Imana yamuhamagaye. Ni ukuvuga ngo umuntu aba yagiye ku Mana. Rero iyo uryamye nijoro cyangwa se ubaye nkaho usinziriye, ujya kubona ukabona ubonekewe n'igicucu. Wajya kubona ukuntu umuntu aguhagaze iruhande ari nk'igicucu, wajya kumufataho ukamubura. Ariko noneho bamwe bakavuga ngo umuzima aranteye, ariko ari sogokuru wawe ugusuye, ari mushiki wawe wapfuye ugusuye, ari inshuti yawe ugusuye, kuko iza ari igicucu, akaba ari cyo kera abanyarwanda bitaga umuzimu. Noneho twebwe abanyarwanda turashaka kugira ngo twebwe tubonekerwe na marayika utabaho, tubonekerwe n'abazungu, tubonekerwe na Dawidi, tubonekerwe n'Abarabu kandi twebwe tugomba kubonekerwa n'abazimu b'abanyarwanda. Si nicyo gusa, umumaro w'abazimu ni uwuhe rero? Impamvu babaterekera ni iyihe bakabagusha neza? Icya mbere, wa muzimu wawe, b'abazimu bacu baza kutugenzura kugira ngo barebe ko twubahiriza umuco karande wabo w'abanyarwanda kuva kera kugeza na n'uyu munsi. Noneho bikagenda gute iyo utubahirije umuco wabo? Ni ukuvuga ngo barakunyaga, baguteza uburwayi, baguteza kutabyara, baguteza kuribwa amabere, baguteza gupfusha amatungo. Bitewe n'iki? Ntabwo wubahirije umuco karande wabo. Noneho kutubahiriza umuco karande wabo w'abazimu bawe bituma bakunyaga, kubera ko wagiye no guterekera abazimu b'Abarabu cyangwa se uterekera abazimu b'abazungu. Kandi uterekera abazimu b'abazungu n'Abarabu abawe bahari.
noneho abazimu bawe bajya baza ukavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo mu izina rya ara, kandi uri kwirukana so wakubyaye, sogokuru wakubyaye, uri mu ijuru, Imana yahamagaye, uba ku Mana, abana n'uwo nguwo Yesu, abana n'uwo nguwo Muhamedi, abana nabo bazimu b'abazungu aribo twitirirwa. Noneho tukaba tugiye guterekera abazimu b'abazungu cyangwa se abazimu b'abarabu, abazimu bacu bakatunyaga. Nta nubwo bigarukiraho gusa, kuko ni ibintu bisa naho ndi gusobanura n'ubundi twasomye. Noneho ugasanga rero muri uko kukunyaga harimo kukunyaga bakagutwara ibintu byawe kubera ko wanze kubaterekera ndetse no kubahiriza umuco karande. Babaterekeraga gute rero? Urumva ikibazo dufite, ngira ngo abonye na yanzu ya Cyilima Rujugira wayibona. Urayibona? Iyi niyo nzu y'indaro yabaga kwa Cyilima Rujugira. Urayibona? Iyi niyo nzu y'indaro y'Abanyarwanda ya kera. Murumva indaro yubatswe n'umwami Cyilima Rujugira, ngira ngo ni kera, ni mu myaka isaga hirya kure. Ariko noneho mu bijyanye no guterekera rero ngo bakoreshaga iki, ariko twanabisomye hano batubwiye ngo bafataga amata. Kandi impamvu bajya guterekera abo bazimu ni ukubera iki? Twanabisomye hano twasomye ngo abazimu nubwo baba barapfuye, ariko bakunda iby'imusozi. Ni ukuvuga ngo bakunda iby'imusozi, nk'uko mubona abantu bafata umutsima bagafata ukarisitiya, bagafata umugati bakawita umubiri wa Yesu, baba bari kuwuha umuzimu wa Yesu. Ni ukuvuga ngo abantu bapfuye bakunda ibintu by'imusozi. Si ukuvuga ko nabo batabyiha ngo babifate ngo babyihe, ariko wowe nk'umwana wabo, nk'umwuzukuru wabo, baba bashaka kubibaha. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo mujye mugirira gutya, mufate umutsima muwumanyagure kugira ngo munyibuke. Urumva ko Yesu yigishije abantu bazamukunda kujya bamuterekera bakoresha wa mutsima. Urumva rero, n'abazimu bacu hano baravuze ngo nubwo nabo baba barapfuye, baragaruka kudusura bakareba ko twubahiriza umuco karande wabo kuva kera kugeza na n'uyu munsi, ariko bagakunda n'ibintu by'imusozi twebwe duhinga, bya bindi babahaga amata, ibishyimbo, umutsima w'amasaka. Icyo nicyo bita guterekera, ariko duterekeye mu Kinyarwanda, tudaterekeye mu Kizungu, kugira ngo tugire guhinga, tugire kweza, tugire guhanura. Bya bindi mwumva byo guhanura no kwerekwa, ntabwo ushobora kwerekwa no guhanura ngo ubihabwe n'abazungu, ngo ubihabwe n'abazimu b'abazungu, ngo ubihabwe n'abazimu b'abarabu. Kwerekwa no guhanura, guhinga, kweza, kubyara, imvura n'ibindi byose tubikura ku bazimu b'i Rwanda. Iyo tudaterekeye abazimu bacu rero baratunyaga bya bindi byose twari dufite. Ukorora inka zigapfa, waza n'umugore akahita agenda ati nta mugabo kurimo, umugabo yaba aryamye mu nzu ati njye sinatera akabari, ati byaranze kubera ko wanze guterekera abazimu bawe. Baraza kugusura, bahagera ukabirukana, ati maze gushaka abagore 5, reka da. Undi ati njyewe rwose, ati ubu nagiye kwa muganga ahantu hose narivuje sinshobora gukira. Wanze guterekera abazimu b'iwanyu bo kwa se no kwa sogokuru wawe, abazimu b'i Rwanda, guterekera abazimu b'abazungu n'abazimu b'abarabu, hanyuma barakunyaga ibyo bintu byose. Undi ati noneho ngewe abana b'iwanjye bagize ikibazo cy'uburwayi bumeze nk'ubusazi, barirukanka bakajya ku musozi, ugiye kwiga ntagaruka, abandi baruhama mu mazi. Ibyo byago byose bitezwa n'abazimu, ku bazimu b'amahanga, abazimu b'abazungu, abazimu b'abarabu. Si nicyo gusa, n'abazimu bacu kubera ishyari bagize, kuko twaterekeriye abandi bazimu bakatunyaga n'ibyo bintu byose. Ngira ngo rero guterekera abazimu bitwegereza Imana, bikaduha n'umugisha, kuko impamvu abantu baterekera abazimu, ntabwo Imana wayitura. Imana ntabwo wayitura, kuko Imana se wayituriye. Biriya mwumva mu madini abantu bagiyemo bakajya gutura amafaranga, nimuture 1/10 n'amaturo. Ayo ni amategeko y'abazungu n'abarabu bizaniye, ni amategeko yabo. Imana ishobora byose, ni ishobora byose, ni rurema, ni rugira. Ayo ni amazina y'Imana, yirwa handi igataha i Rwanda. Umwuka duhumeka ni uwayo, imbaraga dufite ni izayo, ibyo turya ni ibidu. Imana ko ari ishobora byose kandi ikaguha nimugure, wowe wagiye gutura Imana watuye Imana irya amafaranga. Imana ikeneye kurya ibishyimbo,
Imana ikeneye kurya ubugari, Imana ikenera kurya ubugari gusa. Kandi Imana ari ishobora byose, ari iduha byose, ari iduha ubuzima, ari iduha kubaho, iduha guhumeka, ari iduha kubyara, ari iduha guhinga, kweza no korora. Rero Imana, abanyarwanda baca umugani ngo Imana iraguha nimugura. Ntago iyo Mana ikenera guturwa, ni Imana y'abazungu. Abazungu batuzanye, abashaka kujya gutura Imana y'abazungu, mujye mugenda mujye gutura Imana y'abazungu. Amafaranga yanyu mumaze kuyatura, kuko Imana ntibya amafaranga, nta n'intumwa yatumye, kuko Imana ubwayo yajya gutuma intumwa ise iyo kandi igendera muri wowe, igatura muri wowe, igakorera muri wowe, yajya kugutuma intumwa ngo bigende gute? Nta mukozi w'Imana ubaho, nta mukozi w'Imana ubaho. Biriya bintu mwumva ngo musenyeri, ngo revera, ngo shehe, ngo pasiteri, ibyo ni ibintu by'abazungu n'abarabu bizaniye kugira ngo twebwe batwibe amafaranga. Ariko ntabwo Imana bayitura. Imana wayitura amafaranga, Imana ikeneye amafaranga, kandi Imana amafaranga ari iyaduha. Imana wayitura ibijumba, kandi Imana iduha ibijumba, ikaduha n'umwuka. Ni rurema, ni rugira, ni ishobora byose, ni ibizi, ni ngenda hayo, ni Habimana. Imana niyo nyine. Icyo abanyarwanda dukwiriye gukorera gusa Imana y'u Rwanda ni ukuyisetsa, ni ukuyiririmbira, ni ukuyikomera amashyi, n'ibyo gusa. Ubundi ikatwihera ibintu byose dukeneye. Kandi ikindi kigeretseho, Imana wayisaba utanayisaba biraguha. None se wowe umwana wawe kubera yuko atagusabye bombo, wowe ubwo ntabwo uri buze kuyimuha, ntabwo uri ukayizana. Umwana wawe kubera ko atagusabye ipataro n'inkweto, wowe ntabwo uri buze kubimuha. None Imana y'amadini y'iki gihe, ntabwo Imana bayitura amaturo, kuko nibyo nari ndi kuvuga ngo Imana nta nubwo ari na ngombwa ko tuyisaba. Imana urayisaba, wenda urayisaba kukurinda, urayisaba kukuyobora, kukugenda imbere, kugutunganyiriza amayira, kuguha imvura n'ibindi. Ariko n'ubundi utayibisabye n'ubundi yabiguha, kuko Imana ni umubyeyi w'abanyarwanda. Ni Imana y'u Rwanda igataha u Rwanda. Bimeze nk'aho umwana wawe yagomba kugusaba ibiryo, akagusaba igikoma, akagusaba ngo icyayi, akagusaba inkweto, kandi wowe uri umubyeyi wiwe ugomba kubimuha. None ni Imana yacu, ni rurema, ni rugira, ni ishobora byose. Ntabwo ukeneye ko tuyitura amaturo, cyangwa se ngo tujye kwirwa tutariye ngo izabone kuguha. Ikibazo nshaka kubaza abantu, umwana agusabye bombo guhera mu gitondo, bombo ujye uyimuha. Yageza nimugoroba yirwa avuga ngo bombo, akamara umunsi wose akivuga bombo. Ubwo wowe waba uri umubyeyi waryamye ugasinzira kubera iyo bombo. None Imana y'abazungu yo kugira ngo ihe abantu, ni uguhera mu gitondo bari kanyarira, bari ahandi hantu, basaba, bapfukamye, bari mu mashyamba, bari mu misozi, bari mu bihuru, bakirwa boga intoki, bapfukubita imitwe ku itaka. Iyo Mana ntabwo ari Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda gusa ikintu tugomba kuyikorera ni ukuyisetsa, ni ukuyiririmbira, ni ukuyishimisha, nta bindi ntabyo, kuko Imana y'u Rwanda iraguha, ntago mugura. Rero abavuga ngo batuye Imana amaturo, ntabwo Imana irya amaturo, nta n'amaturo ikeneye. Imana yakubwiye ko yagutumye hone abantu ngo bakorere Imana bayikorera iki? Imana ubwayo irihagije, kandi igendera muri wowe, igatura muri wowe. Izi ibyo ugomba gukora, izi byiza ugomba gukora, biri muri wowe. Niyo wajya kubikora utarabyigishije ububizi. Rero icyo abantu bagombye gukora ni iki? Abantu nibagarukire Imana y'u Rwanda, abantu bagarukira Imana y'u Rwanda, bagaruke no ku idini gakondo ry'abanyarwanda, babatizwe mu idini gakondo ry'abanyarwanda, babandwe Imana y'u Rwanda, bere kubandwa imana z'amahanga. Kuko iyo bagutoje shahadu bakaguha amazina 3 y'abantu bapfuye b'Abarabu, ubwo icyo gihe baba bari kukwigisha Imana y'Abarabu, noneho bakakubatiriza no ku mizimu y'Abarabu. Gana itorero gakondo ry'abanyarwanda, cyangwa se ugane imandwa z'i Rwanda, cyangwa se abaterekera abazimu b'i Rwanda n'abakorana n'Imana y'u Rwanda, noneho bakubandisha Imana y'u Rwanda, witwe n'amazina ya sogokuruza wawe, y'abazimu bawe bapfuye bo mu muryango, cyangwa se abazimu b'ibihangange bo mu Rwanda, cyangwa se intwari z'u Rwanda, ariko utiswa amazina y'abazungu cyangwa se ay'Abarabu. Ngira ngo ni icyo abantu bagombye gukora. Ese niba babikora bizagenda gute? Niba bikora bazagira umugisha. Ni ukuvuga ngo ntabwo mu rugo hazazamo gusara. Babazimu b'amahanga ntabwo bazagutera, babazimu b'Abarabu ntibazagutera, babazimu b'abazungu ntibazagutera.
n'ababazimu bawe ntibazagutera ngo bakunyage, kubera ko urabaterekera kandi ugasenga Imana imwe y'u Rwanda, ariko kuyisetsa ntabwo izagusaba kuyitura amaturo rero, ngo uyihe amaturo, uyihene, uyihe inkoko, uyihe amafaranga, ngo 1/10, ngo nutayigiha ngo irakunyaga imigisha, ngo nta kintu kugomororera, ngo ugasigara. Iyo Mana igomba gutanga ari uko bayihaye. Iyo ni Imana y'abazungu, ni Imana y'Abarabu. Iy'Abanyarwanda yo iguha mutagombye kugura. Ngira ngo ni ibyo rero, ntago mugura. N'abashaka kutugana, kuko turi kubandisha abantu Imana y'u Rwanda, abashaka kutuganiriza cyangwa se abashaka kudusura, n'abashaka guterekera abazimu b'u Rwanda badaterekeye abazimu b'abazungu, kuko badusanga i Kigali Nyamirambo, niho badusanga ahitwa Sezike ku musigiti. Hanyuma bamara kuhadusanga, kuko Imana twebwe ntabwo twigisha abantu Imana, ahubwo twigisha abantu gukunda Imana y'u Rwanda, kuko niyo iduha umwuka, niyo iduha ubuzima. Nimero yacu irahari, MTN ni 0789388195. Niyo yonyine iri no kuri WhatsApp rwose irahari, ngira ngo nta kibazo baduhamagara tukavugana.